Pentecote yo mu gihe cy'abigishwa yarabayeho, ivuga butumwa rijya mbere rwose, itorero riraguka, ariko kandi byakurikiwe n'ibihe bikomeye cyane by'amapfa y'iby'umwuka, ibyo tubona mu gihe cy'agahembe gatoya cyangwa se antikristo imyaka 1760. Iki rero cyagiye cy'amapfa cyakurikiye ibihe by'ikanguka ryo mu binyejana bya mbere. None muvandimwe bawira mu mirere babwirije ko ubuturo bwera buzezwa, ariko bibeshye ibyerekeranye n'ubuturo bwera, bavuze ko ari yisizejeshwa umuriro ntibyaba. Ese ubuturo bwera bwaje kwezwa? Nta gushidikanya ko ubuturo bwera bwaje kwezwa, kandi n'ubu nibyo biriho. Bwagombaga kwezwa iyo tariki. Kuri iyo tariki neza ko ngo ikibazo cyari tariki, ahubwo cyari ikibazo ni igikorwa cyagombaga kuba. Rero bo bari bizeye ko ari Yesu uzagaruka hano ku isi, ariko Yesu yaraje. Daniel igice cya 7 uhereye ku murongo wa 9 agaragaza ko hanyuma y'iby'agahembe gato kakoze mu myaka 1760 imanza zahise zishingwa. Daniel igice cya 8 rero naho hagahita hagaragaza uko ibikorwa byagomba gukurikirana, ndetse n'itariki nyirizina rwa rubanza rwavuzwe muri Daniel rwagomba kugenza gute, rwagomba gushingirwaho. Ni mu mwaka w'844 rero kuri iyo tariki neza mu ijuru Yesu Kristo urubanza rwarashinzwe, we mucamanza wacu, kandi abasha kuburanira abana be. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone nejejwe nuko tugize uyu mugisha udasanzwe, umugisha wo kwibona turi bazima, kandi Imana ikaduhaye amahirwe yo gufata uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ngarukanye na mwene data Ihirwe Press, tumaranye iminsi atuganiriza ku nsanganyamatsiko y'ingenzi cyane ku byerekeranye n'amateka y'isabato. Nsanganyamatsiko twereka iminsi mikuru y'Uwiteka ndetse n'amasabato yagenanaga nayo. Twageze ku byerekeranye n'isabato, duhura n'abibaza ikibazo ku byerekeranye n'insanganyamatsiko ziboneka mu nzandiko za Paulo, aho Paulo avuga ati ntihakagire ubacira urubanza ku byerekeranye n'amasabato n'iminsi mikuru. Nuko abantu rero ntibasobanukirwa itandukaniro riri hagati y'iminsi mikuru n'amasabato, hamwe n'isabato yo mu mategeko 10 y'Imana, isabato ngaruka cyumweru, isabato y'umunsi wa 7 mu minsi igize icyumweru. Dufata umwanya rero, kandi mwene data yakomeje kuduhugura cyane atwereka iryo tandukaniro, kandi ntabwo ari cyo twari tugendereye gusa, ahubwo twabonyeho umwanya wo kwishimira cyane ibyerekeranye n'inama yo gucungurwa nk'uko yahishuriwe muri no minsi mikuru Imana yatanze ku bwoko bw'Imana. Ndagushimira cyane. Murakoze cyane. Abantu b'Imana bakomeje gufashwa n'uburyo watuyoboye muri ibi biganiro. Amen. Bagiye bungukiramo byinshi cyane. Ndagira ngo umwanya ubanze basuhuze kandi utubwire insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Ese mwese ndabasohoje mwebwe abadukurikiye bari hirya no hino ahatandukanye, abo duhurira muri iri jambo ry'Imana mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Nejejwe rero no kongera kuza gufatanya namwe, kongera kubumbura ijambo ry'Imana ngo ritunyuzemo twe tugiye kuganira, namwe tubashe gufatanya kungukira muri ryo. Amen. Yego. Ushize duherukana turi kuganira ku byerekeranye n'umunsi mukuru wa Pentecote, kandi twasanze uwo munsi mukuru nawo wari konje cyangwa se wari isabato mu yandi magambo. Ikaba ari isabato ya gatatu twabonye mu masabato 7 tuzabona kuri no kalenda y'Abisirayeli. Uyu munsi turaganira ku uyu munsi. Ibintu by'Imana twarabivuze Eric, bigira gahunda. Tugomba kureba umunsi wagombaga gukurikira uyu munsi wa Pentecote. Umunsi wagomba gukurikira mu munsi wa Pentecote nta wundi, ni umunsi wo kuvuza impanda. Yego. Uwo rero niwo dushobora kwinjiramo. Yego. Kandi abantu badukurikiye babasha gusobanukirwa nk'uko n'ubundi n'Imana yagiye irushaho kuduhishurira byinshi cyane, niko n'ibingibi tubasha kubyumva neza. Yego. Murakoze. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina nk'uko bisanzwe, giye kugusaba dufata umwanya udusengere. Kadusenga Imana.
Mana yacu, uri umubyeyi mwiza utabura kwita ku bana bawe uko bagukennye, ndetse n'igihe bo baba batibwira yuko bagukeneye uba uhari kugira ngo bafashe, uhabwe icyubahiro. Ko niko wakomeje kuturinda mu gihe cyashize, twaba tubizi cyangwa tutabizi, twaba tubisobanukiwe cyangwa tutabisobanukiwe. Kuba tuhumeka si imbaraga zacu kandi si n'ubushake bwacu, ahubwo n'urukundo rwawe rwishe rwakomeje kutwongera igihe cyo gukizwa, ibyo bishimirwe. Rero binyuze muri iri jambo ryawe tubasha kumenya uburyo twakira. Fungura ibitekerezo byacu kugira ngo bibyakire kandi bitugeze ku mpinduka waduteganyirije binyuze muri ryo, mu izina rya Yesu. Amen. Mu kiganiro cy'ubushize utuganiza ku munsi wa Pentecote, twasanze kuri uno munsi warabaye umunsi wa 50 nyine, uhereye igihe iseri ryazungurijwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere. Nuko twabari iyo minsi 50 igahinguranya neza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu. Sivan aribwo no munsi wa 50 wabaga, watweretse icyo byashushanyaga ko ari igihe bari basohoye ku musozi Sinayi. Nicyo ngicyo bibukaga cyane n'uburyo Imana yabihishuriye. Hakajyaho umurimo w'ubutambyi bwakoreraga mu cyumba muri bwa buturo bwera mu ihema ry'ibonaniro ryo mu butayu. Ibyo nibyo twasobanuriwe nk'urwibutso, kandi watwese icyo byashushanyaga yuko ari igihe cyo gutangira k'umurimo w'ubuhuza wa Kristo, ubwo yaravuye mu isi ijyanwa n'urugo rw'ubuturo bwera, ahakorewe ibintu bibiri byerekeranye n'igicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga Pasika, ndetse n'igikarabiro cyashushanyaga urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo. Icyakurikiyeho rero ni umunsi wa Pentecote. Umunsi wa Pentecote watweretse ko Kristo noneho yinjiye ahera cyane. Twabonye amasomo atandukanye mu byanditswe byera mu buryo bw'umwihariko igitabo cy'ibyahishuwe, kitwereka Yesu agenda mu buturo bwera, tumubona ari hagati y'ibiteko by'amatabaza nk'umutambyi wacu mukuru uri gukorera mu cyumba cy'ahera. Umunsi mukuru rero utubwiye ko ukurikiraho n'umunsi mukuru w'impanda. Ese watubwira aho turi buwusange muri ya mategeko yatanzwe yo gukomeza ino minsi mikuru? Aya masabato n'ubundi nk'uko n'iminsi mikuru ijambo ry'Imana ryatwereka mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 nicyo twakomeje gutindamo. Nta gushidikanya ko ubushize umurongo twari turiho tugiye kuwukomerezaho. Tugiye kujya ku murongo wa 23 w'icyo gice, aho Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, ubu wo kubibukisha, murangishe kuvuza amahembe, muterane wo guterana kwera. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Yego. Uvuze ko ari umunsi? Wari umunsi wo kuvuza amahembe, ubera wo kubibukisha, bakwiye kurangisha kuvuza amahembe. Yego. Kandi ugaragaje ko ari ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7. Byabaga ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7. Ubwo uhereye ku munsi wa 6 w'ukwezi kwa 3 kugeza ku munsi wa mbere wo kwa 7, iyo periode yindi nta yindi minsi mikuru yari irimo. Muri icyo gihe nta yindi minsi mikuru yabaga ihari. Ahubwo ibintu tubona mu mateka byaba byarigeze biba muri aya mezi, ukwa 4, ukwa 5 n'ukwa 6, ni ibintu byari bibe gusa. Yego. Gute rero dusobanurire? Nk'uko iyi periode mu Bisiraheli cyari igihe cy'impeshyi, cyari igihe kirangwa n'ibihe bikomeye, ibihe by'inzara, ibihe byo kubura ibyo kurya, ibihe byo kubura amazi, imvura ntayo. Nicyo gihe cyari kiri hagati aha ngaha. Byari ibihe by'amapfa, igihe cy'impeshyi nk'uko nyine abantu barimo babyumva, igihe kidafite imvura, igihe amazi ari makeya. Muri make ntabwo cyari igihe kinejeje. Nicyo cyabanzirizaga uyu munsi wo kuvuza impanda. Ariko kandi ku bafite ubushobozi cyari n'igihe cyo kubaka, hakaba n'igihe cyo kurongora, kubera yuko n'abantu bagize bashaka gukora amakwe ntabwo bayashyira mu bihe by'imvura, ahubwo bayashyira mu bihe by'iki, muri ibyo bihe by'impeshyi nyine. Icyo rero ni uko icyo gihe cyari giteye. Yego. Muri icyo gihe rero kuko ijambo ry'Imana ryabonaga abinezeza barinejeje, bitewe n'uko icyo gihe nyine nta mvura ihari ndetse n'ibindi, abinezeza babaga barinejeje, niko ibi bintu byari bifite ikintu gikomeye cyane bigomba kuza kwibutsa Abisiraheli. Yego. Tukiri ku mibereho se y'Abisiraheli,
tutekereze gato kuri ibyo bihe bidasanzwe, ibyo bihe by'impeshyi, guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa karindwi muri kiriya gice cy'ubuvazuba bw'isi aho Isirayeli yabarizwaga. Mbese tugiye mu mibereho y'abantu b'Imana, turabona nyine ku munsi wa Pentekote muri icyo gihe cya Mose bavuye ku nyanja itukura abageze kuri Sinayi. Mbese byaba byarakurikiwe n'ibihe bisa nk'ibyo by'amapfa, byagenze bite mu mibereho y'Abisirayeli? Nta gushidikanya Eric, hano hari iki gihe cy'aya mezi cy'amapfa, kandi nta gushidikanya ko igihe Abisirayeli bari mu butayu nabo iki gihe cy'amapfa barakigize, kandi ni amapfa y'iby'umwuka kubera ko na Pentekote nayo yaje ari iby'umwuka. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko rwari urugendo rw'iminsi 11, rwari urugendo rw'iminsi 11 kuva ku musozi Horebu kugeza neza iyo Abisirayeli bari kujya. Ibyo abantu bashobora kubizirikana mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya mbere umurongo wa kabiri, barahavuze kuva i Horebu ukagera i Kadeshi Baruneya uciye ku musozi Seyiri, rwari urugendo rw'iminsi 11, kandi ahangaha hari ku rugabano Imana yifuzaga guhita yambutsa Abisirayeli. Yari iminsi mikeya, ariko uru rugendo rwavunjwemo imyaka 40. Cyatewe n'iki? Nta kindi cyabiteye, ni amapfa y'iby'umwuka ku Bisirayeli. Abisirayeli uruzerero rw'imyaka 40 bagize, ntabwo Imana yarwifuza ko hano batweretse ko byari urugendo rw'iminsi 11, ariko kubera yuko Abisirayeli batashatse yuko Imana ikorera ibikorwa byayo muri bo, byasoje aba bantu Abisirayeli babashije nabo kugenda urugendo rwose rujyanwa na rugendo n'ariya mapfa yabaga ari muri icyo gihe. Yego, nuko ishyanga ry'Abisirayeli ryinjira mu bihe bidasanzwe by'amapfa guhera muri icyo gihe cya Pentekote. Yego, nyuma yayo y'umwuka nkari yakurikira ukwezi kwa gatatu dusangamo Pentekote nkuko umaze kubidusobanurira. Yego, Abisirayeli bivovotera ubuyobozi bw'Imana cyane, bazira mu butayu imyaka 40 yose. Nuko tugera ku munsi wo kuvuza impanda. Ese umunsi wo kuvuza impanda wabibutsaga iki mbere yuko tuza kwinjira noneho mu buryo mucyo byashushanyaga ibi byose? Bwa mbere uyu munsi w'ukwezi kwa karindwi wavuga ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, kandi ibyo bikaba byari imboneko z'ukwezi. Wahuriranaga niwo munsi wahuriranaga n'imboneko z'ukwezi. Imboneko z'ukwezi Abisirayeli bari basanzwe basabwa kugira gahunda zidasanzwe zo gusenga, ariko noneho uyu munsi wo wagombaga kuba ari umwihariko kandi ukaba utandukanye n'izindi mboneko z'amezi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko uyu munsi wari ufite ingingo ikomeye cyane uvuga. Nk'uko rero Abisirayeli bamaze kugenda muri ruriya rugendo rwose rwo mu butayu, kiriya gihe kirekire cy'impeshyi cyangwa se iriya myaka 40, igihe yarangiraga Eric, Abisirayeli bavugije iki? Bavugije impanda. Bageze mu gihugu cy'i Kanani, barimo bitegura kwigarura Kanani. Ubwo rero nta gushidikanya izi manda zongeraga kwibutsa Abisirayeli ibigendanye na kiriya gihe cy'impanza zaciriwe ari amahanga, Imana ikabaha igihugu kugira ngo bibarinde gukora nk'ibyo bene icyo gihugu bakoraga, kugira ngo bibatere kuguma muri icyo gihugu gihugu Imana yabahaye. Yego, mu yandi magambo iyi minsi mikuru y'impanda, impanda cyari igikoresho cyo gutanga amakuru, birumvikana communication, ariko mu buryo bw'inkariko amakuru yerekeranye n'urubanza cyane. Bategurizaga urubanza. Ngira ngo abantu b'Imana bazabyumva neza nitugera ku munsi mukuru ukurikiraho, ariwo munsi mukuru w'impongano, kandi umunsi mukuru ujyana n'urubanza n'ubundi. Iyi minsi mikuru yabaga iri guteguriza uwo munsi mukuru uri hafi kuza, kugira ngo abantu b'Imana babe mu mwanya umwe biteguye, kugira ngo abantu b'Imana babe mu mwanya umwe biteguye iby'uwo munsi mukuru w'urubanza. None se tuje ku byo byashushanyaga, twabonye urugendo rwose rusobanukiye umuntu rw'iminsi mikuru ko yagiye kurikirana n'icyo yashushanyaga muri buri ntambwe yose y'umurimo wa Kristo kugera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Uyu munsi mukuru wo kuvuza impanda wo uratubwira iki? Ese ibihe biwubanziriza biradusobanurira iki? Ubwo ndagira ngo nkujyane muri Pentekote yo mu gihe cya Petero. Ese yakurikiwe n'ibihe bimeze bite? Byasojwe bite mu gusohora ko kuvuzwa impanda? Eric, nk'uko twabivuze, nk'uko izi Pentekote zose hari ibihe byazikurikiye. Iya mbere Pentekote
yo kuri Sinayi ikurikiwe n'imyaka 40 y'uruzerero rw'Abisiraheli. Icyo ni igihe cy'amapfa. Hanyuma impanda zivugijwe bageze i Kanani. Ubwo kugera i Kanani urumva ko bari mu mwanya utandukanye na wundi bari barimo wo mu butayu. Pentekote yo mu gihe cy'abigishwa yarabayeho, ivugabutumwa rijya mbere rwose, itorero riraguka, ariko kandi byakurikiwe n'ibihe bikomeye cyane by'amapfa y'iby'umwuka, ibyo tubona mu gihe cy'agahembe gatoya cyangwa se antikristo imyaka 1960. Iki rero cyagiye cy'amapfa cyakurikiye ibihe by'ikanguka ryo mu binyejana bya mbere. Ibi ngibi rero nta gushidikanya bishushanywa na y'amezi yari hagati abanziriza kuvuzwa kw'izi impanda. Yego, Pawulo yari yabigize icyo abivugaho, avuga ati nimara kuvaho cyangwa asomera abantu b'Imana ibyakozwe no 20:29. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 29. Yego, yenda wageza ku murongo wa 31 kugira ngo twumve ubutumwa Pawulo yahanuye bw'ibizakurikiraho. Aranditse ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bikururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mwe maso mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. None ubuhanuzi bwa Pawulo abwira abakuru b'itorero mu Efeso, ese nyine bwasoboreye muri uko kugaragara ko ihembe rito? Ese icyo gihe cy'ubutware bw'ihembe rito cyaranzwe n'ibiki byatwemeza yuko ibi byari ibihe by'amapfa ku byerekeranye n'ubutumwa bwiza? Nta gushidikanya Bibiliya igitabo cy'ibyahishuwe n'igitabo cya Danieli rwose ibi bintu biragaragara mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Icyambere nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko aka gahembe gatoya uburyo kinjiyemo kaje nine mu buryo bw'amayoberane y'ubugome, mu buryo bw'uburyarya bwihishe. Constantine ahinduka umukristo, byari ibintu byuzuyemo uburyarya bukomeye cyane, byuzuyemo uburyarya buteye ubwoba ku buryo abigishwa batabaye maso barahatikiriye cyane. Uyu munsi wa none byinshi mu mihango ya gipagani tugenda duhangana nayo ni imihango yakomotse hehe? Yakomotse muri ayo mayoberane y'ubugome Pawulo yari yagenje gute? Yari yarahanuye, yari yaravuze yuko namara kuva ahangaha aya masega aryana azinjamo ntababarira umukumbi. Mbese koko igihe ubutware bw'agahembe gatoya cyangwa se ubutware bw'itoro gaturika ry'i Roma bwabagaho, mbese abantu b'Imana ntibababariwe? Yego, ntabwo bababariwe. Barishwe miliyoni zirenga 60 muri icyo gihe cyose cy'imyaka kuva mu mwaka w'200. Ni abantu benshi cyane, ni abantu benshi cyane bapfuye mu izina ry'iyobokamana. Niyo mpamvu rero ibi bintu byose byarasohoye Eric, kandi dushobora no gushingira ku mateka y'ibyabaga byabaye Abisirayeli bari mu butayu. Ahari wenda uraza no kubidusomera. Muri bura butayu hari ibintu batari bafite bigeneye na gahunda zo kuramya. Bihita bitwereka yuko kiriya gihe cy'imyaka 40 bari mu butayu gifitanye isano n'iki? Gifitanye isano n'iriya myaka 1960. Wadusomera? Yego, ndabisoma mu bakurambe n'abahanuzi ku ipaje 177. Manditse avuga ati muri iyo myaka yose abantu bahoraga bibutswa ko bariho igihano cy'Imana. Mu kwigomeka kwabereye Kadeshi bari baranze Imana. Imana nayo imara igihe yarabaretse. Kubera ko bari baragaragaje ko batakomeje isezerano bagiranye nayo, ntibajyaga guhabwa ikimenyetso cy'iryo sezerano, ari wo muhango wo gukebwa. Icyifuzo bagize cyo gusubira mu gihugu cy'uburetwa cyari cyaragaragaje ko batari bakwiriye umudendezo, kandi Pasika yashyiriweho kuba urwibutso rwo gukurwa mu buretwa ntabwo yajyaga kuziririzwa. Ubwo ntago ari Pasika yonyine, abantu bahite banabijyanira hamwe na ya minsi mikuru y'imitsima idasembuye, kuko byose byarakurikiranaga n'umunsi w'umuganuro. Ubwo byose byahise bigenza gute? Byahise bivaho. Ikindi nanone batubwiye ibyo gukebwa ndetse n'ibya Pasika. None Eric, mbese mu gihe cy'ubutware bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, Pasika yacu yatambwe ari we Kristo Yesu yaba yarakuweho? Daniel igice cya 8 tuzabirebaho. Ubuturo bwera busenyuka yakuweho rwose. Mbese ibigendanye n'umubatizo, igitambo cya Kristo cyasimbujwe misa, igitambo cya ibigendanye n'umubatizo birasimbuzwa. Ibyo ni ibintu abantu babasha kugenza gute? Babasha kubona. Ni imyaka y'umwijima, niko abanyabwenge babyise imyaka y'umwijima, kubera iki gihe cy'isumbwe ry'itorero abanyabwenge bo mu isi batari n'abantu b'Imana. Kuki babyise igihe cy'imyaka y'umwijima? Biratangaje cyane. Ariko ibi byose bitwereka yuko bimwe mu bintu byabaye Abisirayeli bari mu butayu imyaka 40 bagendana igihano cy'Imana, nabyo bintu byabaye muri iki gihe cy'imyaka 1960 cy'ubutware bw'ubupapa.
ariko hanyuma y'icyo gihe Eric hari ibyiringiro. Impanda Abisirayeli hanyuma y'imyaka 40 bahise bavuza impanda, none iki Imana yashyiriyeho impanda cyaragaragaye. Ubwo hanyuma rero y'imyaka 160 niho tugomba gushakira kuvuzwa iki? Kuvuzwa kw'impanda. Urakoze cyane. Komereza aho byagenze bite? Ese iyi myaka igereranya n'imyaka 40 Abisirayeli baguseriye mu butayu, iyi myaka y'umwijima, igihe cy'umwijima kingana n'imyaka 160, ubupapa bw'i Roma buri gusiribanga iby'Imana, bwica abakristo, cyaje gusoza gute? Ese ni gute bihuza n'umunsi mukuru wo kuvuza impanda? Reka mbere yuko tujya kuho bihuriza n'umunsi mukuru w'impanda, reka tubanze tuzikana aya magambo. Imana yavuze ko mu gihe cyo mu butayu yaramizaga Abisirayeli amababa nk'ay'ikizu. Mu byashe 12 tubona ko umugore yahawe amababa nk'ay'ikizu ngo ahungire mu butayu. Urumva ko amababa nk'ay'ikizu yo mu byashe 12 kandi Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu, Imana ibaramiza ayo mababa nk'ay'ikizu. Ubutayu harimo amababa nk'ay'ikizu. Yego. Ubwo uhombi urumva yuko birahari. Kabiri, Abisirayeli bagaburiwe mu butayu nta nzara yabisha. N'uyu mugore ngo abajyanywe mu butayu kugira ngo ahantu ho kugenza gute ho kugaburirwa. Ibi bintu byumvikane neza. Kandi mbere y'icyo gihe ikiyoka kiba cyarabanje gushaka kwica umugore, nako kwica umwana w'uyu mugore, ariko agasahurwa nk'uko abana ba Isirayeli nabo barokotse kuri Pasika. Ibyo twarabibonye kandi bishushanya urupfu rwa Yesu Kristo nk'uko nabirushushanya. Rero hari ikindi kintu cy'ingenzi abantu bakwiye kuzirikana. Uyu mugore ngo yari yambaye izuba, gukiranuka kwa Kristo, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, kandi ku mutwe yari afite ikamba ry'inyenyeri 12. None ikibazo Eric, Abisirayeli imyambaro bari bambaye muri Egiputa yarasazaga mu butayu? Ntabwo yasazaga, nk'uko n'izuba rigenje gutera ihora rihamye iteka ryose. Niwo mwambaro w'uyu mugore. Kandi nk'uko n'ukwezi guhoraho, niko n'inkweto ze zari zambaye iki? N'inkweto ze zari zambaye ukwezi. Kandi inkweto ntabwo zishushanya ubutumwa bwiza gusa, ahubwo zishushanya n'ingendo, n'urugendo. Kandi Abisirayeli, ijambo ry'Imana tuvuga ko mu myaka 40 Abisirayeli bakoze ingendo 42. Mu yandi magambo bagize indaro 40 na zingahe? N'ebyiri. Zihwanye neza n'igihe cy'amezi 42 n'uyu mugore n'ubundi yamaze hehe? Yamaze mu butayu. Nta gushidikanya rero ko igihe cy'imyaka 160 cyangwa se amezi 42 ya gihanuzi rwose kiri kuza kigahuza neza n'ibyabaye Abisirayeli bari mu butayu. Yego. Nta gushidikanya rero ko hanyuma y'icyo gihe impanda zaravugijwe. Mu kwezi kwa 7 rero, nk'uko impanda zavuzwaga mu kwa 7 ku itariki ya mbere, ukwezi kwa 7 kwari ukwezi kwa mbere mu mwaka wa gisivili. Ukwezi kwa mbere cyangwa se kwezi kwabagamo Pasika kwari ukwezi kwa mbere, ariko mu mezi y'iki? Mu mezi y'umwaka wera. Ubwo byari bigeneye na gahunda zo kuramya. Ariko noneho ku kwezi kwa 7 ko kwabaga ari ukwezi kwa mbere mu mezi y'ibikorwa bya gisivili. Abantu bashobora kubyumva neza kuko bari n'ibigendanye no guhura, n'ibigendanye no guhura byanze bikunze byabaga icyo gihe. Ibintu byumvikane neza. Nk'urugero mu gitabo cya Samweli batubwira neza yuko ngo abami bagiraga igihe batabarira, abami bagatabara. Dawidi mu gitabo cya Samweli, igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 9, ngo igihe abami batabarira Dawidi yisigariye mu rugo, ntiyajya hehe? Ntiyajya ku rugamba. Ingaruka yakuyemo murabizi, ntago arizo twaje gutinda, ahubwo turi kugira ngo tugaragaze ko hari igihe ibikorwa bya gisirikare byabiraga. Impamvu byabaga nyuma y'iki gihe nuko isarura ryabaga ryaramaze kuba mu kwezi kwa 7. Hanyuma y'uko isarura ribayeho rero, abantu bajyaga ku rugamba bafite ibyo kurya, bafite ibintu bihagije, bafite impamba ikwiriye, bafite buri cyose gikwiriye. Niyo mpamvu wabatsindaga yakuraga y'imyenyago myinshi, kuko babazaga bagenje gute? Bapakiye umwaka w'ihinga wamaze kugenza gute? Wamaze kuva warangiye. Niyo mpamvu rero ko byagenda kose abantu bakwiye guhuza uyu munsi wo kuvuza impanda n'ibintu bigendanye n'ibikorwa bya gisivile, ariko bihuje n'Imana yacu. Twanye ko kuri Pentekote Yesu Kristo yinjiye hehe? Yinjiye mu buturo bwera bwo mu ijuru, kuhakorera nk'umutambyi wacu mu cyumba cy'ahera. Ni kuhakorera nk'umutambyi wacu. Ubwo rero nta gushidikanya ko ibi bintu bifitanye isano n'ibyaberaga n'ubundi muri icyo cyumba, kandi birimo birateguriza ko ijambo ry'Imana yavuze ngo nibyo guteguriza. Nta kindi rero birimo biteguriza abantu, ni umunsi w'urubanza rw'Uwiteka. Ko Yesu Kristo ahari nk'umutambyi wo kugira abantu impuhwe, ariko nanone agomba gukora inshingano y'ubucamanza. Mbese Eric, ibi bintu abantu ntibakwiye kubimenya, bakamenya ko ari n'umucamanza koko. Ngira ngo turarake abantu b'Imana cyane kuzakurikira ibyigisho bikurikiraho, abitwereka igihe nyirizina noneho
tugomba kwitaho nk'abariho uyu munsi igihe cy'urubanza. Ubwo rero kuba ibi bintu byarabaga mu kwa karindwi byisobanuye ko byatangira byari biri kugaragaza ikindi gika kigiye kujyaho aricyo kigendanye n'urubanza. Yego, urakoze. Ngira ngo bishobora kugora abantu bamwe kumva iby'umwaka wa gisivile n'umwaka w'iyobokamana, ariko kandi mfatiye urugero nko kuri leta zacu z'ibihugu nka leta y'u Rwanda, tugira umunsi uburyo dutangira umwaka, tukawutangira kuri bonane twishimye, bagaturitsa ibiturika byo mu kirere kugira ngo ducelebrating umunsi wa mbere w'umwaka, ariko tukagira n'ikitwa umwaka w'ingengo y'imari utangirana n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Birasa rwose n'ibyo muri Bibiliya, rwose nibyo, ndetse ko impamvu zabyo zitandukanye, ariko ndumva ibyo byatworera kumva iyo scenario uri kutwereka. Ibyo ntabwo bigoye kubyumva Eric, kuko nk'uko utaduhaye urugero, hari umwaka w'intuze usanzwe abantu batangiye basoza mu kwezi kwa 12, ariko hari n'umwaka w'ingengo y'imari. Yego, w'ingengo y'imari utangira muri uko kwezi kwa karindwi. Naha ngaha rero hari umwaka wera utangira mu kwezi kwa mbere, hakaba n'umwaka w'ibikorwa bya gisivile utangira mu kwezi kwa karindwi. Uze ngo hano hari ikintu noneho kigendanye n'ibikorwa byo guhana. Yego, urakoze. Kino gihe rero cyo kuvuzwa kw'impanda, Yohana yarakeretswe ku kirwa cy'Ipatimo. Yego, mu byahishuwe. Ndagira ngo utubwire, ese Yohana yabonye gute iby'iki gihe? Ngira ngo nitubasha kumva neza iryo yerekwa biraza kudufasha gusobanukirwa n'icyabaye nyuma yo gukora ku ihembe ritoya. Nta gushidikanya yuko nyuma yo gukora ku ihembe ritoya abantu baza amateka. Hari igihe abantu bajya bahakana ibyo tuvuga, ariko ugasanga ukareba ukabona ikibazo bafite n'ubujiji, ko nabo ntabyo bazi, ariko nta muntu uhakana ibyo atazi. Buriya ntabwo guhakana ibyo utazi nk'umuko yabyo utigize usoma no mu bitabo by'amateka ngo nuko wiringiye ko kanaka yabikubwiye. Ibyo bintu n'ubujiji, nibwo bujiji bwa mbere bubaho. Bundi nta muntu umunyabwenge uhakana ibyo atazi. Rero iyo turimo turiga ingingo, abantu baza amateka bazi neza ko kuva mu mwaka w'1798 ubwo ubupapa bwakomerekaga uruguma rwica, kuva muri uwo mwaka ibikorwa bigendanye no gutangaza umunsi w'urubanza nibwo byagiyemo imbaraga cyane. Mbere y'icyo gihe ibyo gukomereka kuri uruguma rwica, mbo wenda abantu bazakurikira ibyisho byinshi twakoze kuri iyi ngingo ku gitabo cy'ibyahisho cya 13. Ni byinshi rwose, nzi ko Eric burya abantu bakoze ibyigisho birenga 10 ku ngingo, kandi ubwo ibyo nibyo bwanjye nakoze. Kuri The Truth Will Conquer biri kuri channel ya Precious Present Truth, ndetse n'ahandi abantu babasha kubibona. Abantu bakomeze bazirikana ingingo cyane. Gukomereka k'uruguma rwica rero ni ugutakaza ububasha bwa politike k'ubupapa. Yego, gutakaza ububasha bwa politike. Ubupapa bwari ububasha bw'iyobokamana ryambaye umwambaro wa politike, ariko none aha ngaha bwatakaje ububasha bwa politike, busigara ari iyobokamana gusa. Niyo mpamvu rero ibyo byitwa gukomereka uruguma rwica kw'inyamaswa. Inyamaswa isobanuye ngo ni ubwami. Yego, ibyo byabaye igihe cy'impinduramatwara yo mu Bufaransa mu cya 798 uko bamaze kubivuga. Yego, tubwira iby'iryo yerekwa ry'ibyabaye icyo gihe. Eric rero hano hari amagambo noneho yabaye atangaje. Ibyashice cya 10, mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, umukororombyo uri ku mutwe we, mu maso ye hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro, mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja, ashyira n'ikirenge cye cy'ibumoso ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga, avuze iryo jwi rirenga hakurikiraho guhinda kurindwi kw'amajwi y'inkuba. Ibi ntabwo turi bubitinda, ahubwo turi kubona iki noneho? Turi kubona ko marayika yari afite agatabo kagenje gute, kabumbutse. None abantu bashobora kwibaza ngo ibi byabayeho ryari? Iyo dusomye neza mu byashice cya 6 twabona ibimenyetso 7. Ifarashi ya mbere yashushanyaga itorero mu gihe itorero byari bimeze neza. Ifarashi ya kabiri ishushanya ibihe by'akarengane. Ibi ngibi abanyamateka babizi neza, cyangwa n'abasesenguzi babiri benshi barabizi. Ariko nk'ifarashi ya 3 yaje ari umukara, kandi ngo ibyo kurya byagomba kugenza gute, kugabanuka. Byari bihenze. Ibi byo kurya nta bindi rero, nibyo kurya by'umwuka, ni ijambo ry'Imana. Kandi noneho ifarashi ya 4 haje urupfu, haza inzara, bya bindi twahoze tuvuga mu kanya byo mu gihe cy'ubutware bw'ubupapa. Nta gushidikanya rero ko aka gatabo kabumbutse Yohana yabwiwe ngo genda ukarye bigomba kuba bibayeho ryari? Bigomba kuba buhayeho nyuma ya yanzara
kubera ko mu gihe cy'inzara nta muntu wabonaga ibyo kurya, ariko noneho mu gihe noneho turi kubona ko ubutumwa buje bumeze nk'agatabo kabumbutse kandi busaba kuribwa na buri muntu wese, ikibazo kikaza kuba ikindi atari ukwicwa n'inzara. Ibi bigomba kuba byarabayeho nyuma y'ubutware bwa kagahembe gato, kuko noneho kize cyerekana iby'ibyo kurya abantu b'Imana bakwiye gufata. Reka tubisome hano. Nuko ryajwi numvise umurongo wa 8 rivugira mu ijuru, nongera kuryumva rimbwira riti, genda wende ka gatabo kabumbutse kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti, mpa ku gatabo. Aransubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharira mu nda, ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Hano bavuze yuko Yohana aka gatabo yakenza akagenza gute akakarya, kandi Yohana yari ahagarariye abantu bagomba kubaho muri icyo gihe. Ubwo rero aha ni mu gihe inzara itagihari, kubera ko mu gihe inzara yari ihari nta muntu wabashaga kubona ibyo kurya, ahubwo abantu bicwaga n'iki? N'inzara. Ubwo rero ubu butumwa tugomba kubushakira nyuma ya cyagiye cy'amapfa yatewe no kwikuza k'ubupapa. Yego. Nuko amaze kukarya noneho karamushaririye cyane, karamuryoheye mu kanwa, ariko karamushaririye. Hano tubona itsinda ryahagurutse kubwe ibimenyetso ryari rimaze kubona, ribwiriza ubutumwa bwiza bw'uko Imana igiye kuza igacira isi urubanza. Iryo tsinda rero niryo ryabwirije ubutumwa ribwakira rinezerewe nk'uko mu kanwa bwaryoheraga, ariko noneho mu nda burasharira. Bivuze ngo habayeho gucika intege gushingiye ku kubura ibyo bari bagenje gute, kuko nk'uko byumve Eric mu nda n'abadukurikiye babyumve, mu nda ntabwo hasharirwa kuko ntabwo humva uburyohe, ahubwo n'imvugo ya Bibiliya yo kugaragaza gucika intege. Yego, mu nda iyo hashaririwe umuntu acika intege. Ni ugucika intege rero kwari gushingiye ku kuba ibyo bariye cyangwa se ibyo bizeye bitagenze nk'uko bagenje gute babitekerezaga. Yego Eric, reka tubanze tubwire abantu yuko uyu munsi utapfuye kubaho gutyo gusa, ahubwo hari ibyawutangije. Ibyawutangije bimwe muri byo ari wo munsi wo kuvuza impanda. Yoweri hari icyo abivugaho. Yoweri hari icyo abivugaho mu gice cyaho cya kabiri. Yoweri igice cya kabiri hatubwira ibigendanye n'ibyo kuvuza impanda, guhera ku murongo wa mbere kugenda ukageza ku murongo wa 15 kumanuka, bagenda bavuga ibyo kuvuza impanda ndetse n'ibindi. Hano rero babanza kutwereka abantu ngo bameze nk'inzige, ngo n'ubwoko bumeze nk'inzige busimbuka. Ibi ngibi kandi abantu babasha kubibona mu byacu gice cya 9 nk'uko kinabanza iki gice cya 10. Ariko kandi baratubwira ngo imbere yabo ku murongo wa 10, imbere yabo isi iratigita. Ubwo hano habayeho igishyitsi, kandi ngo ijuru rigahinda, izuba rikazima n'ukwezi kukijima, kandi inyenyeri zikareka kumurika. Hano hari ibimenyetso baduhaye, kandi imbere ibimenyetso nibimara kurangira umurongo wa 15 havuga ngo muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu, mweze iteraniro, muteranye n'abakuru n'abana ndetse n'abandi bose bagombaga guterana, iteraniro rikezwa. Ngo nyuma y'ibyo bimenyetso harakurikiraho kuvuza impanda. Harakurikiraho kuvuza impanda nyuma y'ibi bimenyetso. None rika ahubwo dushobora kwibaza, mbese ibimenyetso byarize bigaragara, ibyahishuwe hongeye gusubiramo iyi mvugo kugira ngo hatwereke neza yuko ibi bintu byagombaga kubaho. Mu gice cyaho cya 6 tuhasoma neza ko ibimenyetso byagombaga kongera kubaho. Reka tubizirikane duhereye ku murongo wa 12. Nuko mbona mene ikimenyetso cya 6 habaho igishyitsi cyinshi. Mbese gutigita kw'isi twayibonye, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini w'inyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zabo zidahishije. Ibimenyetso biratangaje kuba byaragaragaye ahangaha. Mbese ibimenyetso byaba byaranagaragaye mbere yuko iri tsinda ry'abamirere rivuka ngo ribwiriza abantu iby'urubanza. Nta gushidikanya byarabonetse. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa 5 niba nibuka neza, ariko n'umwaka w'1755 habaye igishyitsi cyitiriwe Lisbonne, cyabaye mu Burayi, uretse ko icyo gishyitsi cyageze mu bice byose byinshi bitandukanye by'isi, ariko kibasiye by'umwihariko Portugal, mu rwa Lisbonne niho kibasiye cyane. Ndetse izuba ryarirabuye mu 780. Mu 780 izuba ryarirabuye, ndetse muri iryo joro ukwezi kwavuye guhinduka kwabaye nk'amaraso. Biratangaje cyane. Kandi nyuma y'icyo gihe mu myaka 53 yakurikiyeho, inyenyeri zaraguye muri Leta Zunze za Amerika. Eric, biratangaje kubona noneho
hari ibimenyetso bibiri byabanje igishyitsi ndetse n'izuba n'ukwezi. Ibi ni ibintu byagaragaye mu Burayi cyane, ariko inyenyeri zo zagaragaye muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Biratangaje kuba ibintu byarabaye, ndetse rimwe na rimwe abantu bagenda keshi bakunda no kugaragaza yuko ibyo bintu bidahuye, ariko kuba ibintu bikurikiranye gutya, byarabayeho bikurikiranye gutya, ni ikimenyetso kigaragaza yuko byari igihe byari by'ubuhanuzi, kandi bikaba byarabayeho mu musozo w'iki w'ububasha bwa kagahembe gatoya. Ibintu byumvikane neza. Bira bimenyetso bibiri rero, guhinda kw'isi cyangwa se igishyitsi ndetse no kwijima kw'izuba n'ukwezi, byerekezaga kuki? Byerekezaga kugutangaza urubanza rwendaga kugera ku bupapa bwo gukomereka uruguma rwica mu 1798 ko byagaragaye mu Burayi. Ariko noneho ibindi nk'iyo kugwa kw'inyenyeri kwabonetse muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ari nabyo byahise bihagurutse itsinda ry'abigaga ubuhanuzi bategereje kugaruka k'umwami wabo. Niyo mpamvu iki kimenyetso cyo cyagaragaye muri Leta z'Ubumwe za Amerika kugira ngo gihite gihagurutse itsinda ry'aba William Miller. Kandi kuva muri uyu mwaka wa 1833 nibwo dushobora kuvuga tuti impanda noneho zari zigenje gute, zari zirimo zivuzwa, zirimo ziteguriza abantu noneho nyirizina bavuga bati ibimenyetso byose twabibonye, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Ndetse n'umukiza ubwe ibimenyetso yari yarabihanuye, kandi yabihanuye ate? Ijambo ry'Imana ricyo rivuge rike. Bibiliya nejeje cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi gishobora kuba kirekire, ariko abantu bakihanganire. Matayo 24 Yesu yaravuze ngo umurongo waho wa 29 ngo ariko hanyuma y'ubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi nikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Hano biratangaje cyane kubona Yesu umubabaro ubwoko bw'Imana bwanyuzemo mu myaka 1060. Avuga ngo hanyuma y'umubabaro w'iyo minsi, bivuze ngo mbere y'iki gihe, mbere yuko ibi bintu bibaho, umubabaro wari watangiye gukoma mu nkokora no kwigaragaza ku Protestant. Imana ihabwa icyubahiro. Nta gushidikanya rero ko itsinda ry'aba Mireri rihuza by'umwihariko n'ibintu byavuzwe ahangaha. Kandi twabonye neza ko ibi byabayeho mu gihe kurya byemewe, ni igihe Bibiliya yari yarahawe umudendezo, ko mu gihe cy'ubupapa Bibiliya ntabwo yari ifite umudendezo. Ibintu byumvikane neza abantu babyumve. Kandi noneho hari cyabaye, abantu barashaririwe mu nda hanyuma yo kuryoherwa na bwa butumwa bari bakiriye. Byo ngo habaye byasojwe no gucika intege. Nta gushidikanya rero ko igihe cyo gucika intege cyerekeza kuri William Miller, noneho bahuye nabyo, babuze ibyo bari biteze by'uko Yesu Kristo agiye kugaruka akeza ubutoro bwera cyangwa se agacira imanza bari mu isi. Yego, murakoze. Hari ubutumwa abagaragu b'Imana bari yobowe na William Miller babwirije icyo gihe, ubutumwa bw'uko Kristo azagaruka, ndetse batangaza itariki y'uko agomba kuza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1844. Mbese ibintu bari babikuye hehe? Bari babikuye mu buhanuzi bwa Danieli mu gice cyawo cya 8, aho marayika yari yaratangaje ko bizageza iminsi 2300 ubuturo bwera bukabona kwezwa. Nabonye hari umugabane munini w'abantu bavuze ko ari abasesenguzi bo mu ijambo ry'Imana, ariko bagenda bagaragaza yuko ngo ibi ntaho bihuriye n'uriya mwaka wa 1844. Ariko tuzakora ibiganiro byinshi tuvuga kuri iyi ngingo. Eric nekiza ko tuzayikoramo ibiganiro bigera nko kuri 3 byose, tunatanga impamvu nziza ibintu bikwiye gusobanuka. Rero bari babishingiye aho ngaho mu buhanuzi bwa Danieli gice cya 8 umurongo wa 14. Kandi hanyuma yo kwiga bakabona yuko iri tariki ya 22 z'ukwa 10 nicyo gihe cyo kurangira kw'ibyo bihe. Nta gushidikanya bizeye yuko Yesu Kristo azaza kweza ubuturo bwera, ariko kandi ntibamenye ubuturo bwera ubwo ari bwo. Bibwiraga yuko ari isi, ariko isi ntabwo yigize ubuturo bwera, ahubwo ubuturo bwera ni ijuru. Yego. Yerekeranye n'iminsi 300 reka tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo kino kitaba kirekire. Yego. Ariko ni ibintu bisamaje ku buryo marayika igihe yabibwiraga Yohana yabonye iby'agatabo, agatabo karyoshye cyane. Cyari igihe kidasanzwe cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Abantu ibihumbi byinshi bisaga 300 uraho gatoya bemeye ubutumwa bwa William Miller. William Miller atari uko ari umuntu w'igihangange cyane, ahubwo ari umuhinzi, ariko ubutumwa yari atwaye bw'uko mu mwaka wa 1844 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 ubuturo bwera buzezwa. Byari ibintu biryoheye abantu b'Imana cyane, bafite imyiteguro idasanzwe yo gusanganira umwami wabo mu kirere. Ariko ikibabaje cyabakoze ku mutima ndetse bagashayirwa cyane, ntabwo Yesu Kristo yaje nk'uko byari byitezwe. Ese uko sugutsindwa kw'Imana? Ese koko uko kuvuza impanda tugufate nkaho cyari gikorwa kiyobowe n'Imana, cyangwa
ahubwo bano bantu baravangiwe nk'uko bamwe babitekereza? Gutsindwa kw'Imana, Eric, bo wenda ntabwo nzi icyo abantu bita gutsindwa kw'Imana, uretse ko abantu batanabigereka ku Mana ahubwo babigereka kuri ba William Mireri. Ariko niba Imana ariyo yabwiye Yohana, mbese Yohana ubutumwa bwa musharire yabuhawe nande? Amarayika. Ubwo none kuba Yohana yaraguye hasi bitewe no gusharirwa ubwo ngubwo ikibazo gifite ndi. Reka ibi ngibi abantu babyumve neza. Ubwo ikibazo gifite Yohana gifite marayika. Marayika we yarabizi kuko Yohana babanje kumubwira bati karakuryohera mu kanwa ariko munda karagusharirira. Yohana we nta nubwo yarazi kari bunagwe ko umwumbu cyashira 11 baravuga ati haguruka ugera urusenyo. Impamvu bamubwiye ngo haguruka ntago ari kumubwira ngo haguruka mu by'umwuka, yari yaguye agatabo kari kamushaririye yaguye hasi bitewe n'ikibazo cyo munda yaragize. Rero ntabwo byize bitungura Imana kubwo gucika intege kwabayeho mu 844. Yari yarabihanuye ikoresheje abahanuzi batandukanye nk'umuhanuzi Habakuki ndetse n'abandi. Dushobora kuzirikana amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya 2, aho ngo nzahagara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzaraganguza ndeba aho ari numva icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. 2, maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire. Nuko ngo habayeho kugaragaza imbonerahamwe za gihanuzi muri uwo mwaka w'842 abantu bahugukira ubuhanuzi cyane. Umurongo wa 3, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko ntibizahera. Mani habwe icyubahiro. None hano Eric, hano baravuze ngo ntibizatinda kugera kuri icyo gihe. Ubwo hari ibigomba gusohora kuri icyo gihe, ariko ibyo abantu bibwiraga nabyo ntabwo byagomba gutinda. Ijambo ry'Imana rivuze ngo naho byatinda ubwo hari ikibazo. None ibi Imana yavuze by'ubuhanuzi biratinda, kandi yavuze ngo ntabwo bizatinda, ngo byaraje. Turi kujyana byaraje kandi biza ku itariki Imana yabivuze. Icyakora ibyo abantu bari bizeye kuko nabyo byari byanditse mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana byo byagombye gutinda kuko ntabwo cyari igihe cyabyo. Rero uyu murongo nawo warasohoye ngo naho byatinda ugenze ute ubitegereze. Ubu rero turi mu gihe cy'itorero ry'Imana y'Abadiventiste umunsi wa 7 ririmo ribwiza abantu iby'ukuri kwa bya bindi abantu bari bategereje icyo gihe ntibabibone, ariko twizeye ko vuba cyane bigiye kugenza gute bigiye gusohora. Yego, amagambo yavuzwe kuri iri tsinda rya ba William Mireri yaranejeje cyane. Baranditse bati abari barakira ubwo butumwa bategerezanyaga ubwitonzi ukwegereza kw'igihe bari biringiyemo gusanganira umukiza wabo. Buri gitondo bumvaga ko inshingano yabo ya mbere ari yo kumva bafite igihamya by'uko bemerwa n'Imana. Imitima yabo yari ihurijwe hamwe kandi bagasengera hamwe ndetse bakanasabirana. Inshuro nyinshi bakundaga guteranira ahantu hiherereye kugira ngo basabane n'Imana, kandi amasengesho yabo yazamukaga mu ijuru aturutse aho babaga bateraniye, haba mu mirima no mu mashyamba. Kumva ko bemewe n'umukiza wabo nibyo byari ingenzi cyane kuri bo kuruta gukenera ibyo kurya bya buri munsi. Kandi intekerezo zabo zazagamo igicu cy'umwijima cyangwa urujijo. Ntibahwemaga kugeza igihe icyo gicu cyeyukiye. Uko bimvagamo ubuhamya bw'ubuntu bw'Imana babarira, niko barushagaho kwifuza kubona uwo bakundaga cyane. Amen. Aya magambo yaranejeje kandi antera kwibaza ibibazo. Nibaza ngo mbese uyu mwuka wo gutegeza Kristo wagiye hehe? Kuki utakiranga abantu b'Imana? Ngira ngo abo abategereje bari kumva abo turi kuganira kuri no murongo mucyo w'isabato, dukwiye kuzirikana iby'ibi bintu cyane. Umaze kubivuga uti hari itorero ry'Abadiventiste riri kubwira abantu yuko Kristo ari hafi kuza. Ari tuzabivugaho mu gika kiri imbere. None muvandimwe ba William Mireri babwirije ko ubuturo bwera buzezwa, ariko bibeshye ibyerekeranye n'ubuturo bwera. Bavuze ko ari yisizejeshwa umuriro, ntibyaba. Ese ubuturo bwera bwaje kwezwa? Nta gushidikanya ko ubuturo bwera bwaje kwezwa, kandi n'ubu nibyo biriho. Bwagombaga kwezwa iyo tariki. Kuri iyo tariki neza ko ngo ikibazo si cyari tariki, ahubwo cyari ikibazo ni igikorwa cyagombaga kuba. Rero bo bari bizeye ko ari Yesu uzagaruka hano ku isi, ariko Yesu yaraje. Daniel igice cya 7 uhereye ku murongo wa 9 agaragaza ko hanyuma y'iby'agahembe gato kakoze mu myaka 1960 imanza zahise zishingwa. Daniel igice cya 8 rero naho hagahita hagaragaza uko ibikorwa byagomba gukurikirana ndetse n'itariki nyirizina rwa rubanza rwavuzwe muri Daniel rwagomba kugenza gute, rwagomba gushingirwaho. Ni mu mwaka w'844 rero kuri iyo tariki neza mu ijuru
Yesu Kristo urubanza rwarashinzwe, we mucamanza wacu, kandi abasha kuburanira abana be. Ibyo tuzabigarukaho hari tuzabigarukaho. Ariko Eric, dubaye nk'abasubira inyuma gatoya, twavuze ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Hari isomo ritangaje riboneka mu gitabo cya Mose, sinzi niba wenda wari buze kurivugaho, ariko je narizirikanye numvaga ndi burivuge. Ni isomo ribwira abantu yuko imbabazi zarangira ku Badiventiste b'umunsi wa karindwi habura amezi 3 ngo itegeko ry'icyumweru rikagenza gute, rigatangazwa. Y'amezi 3 n'ubundi ari hagati ya Pentecote na n'intuze n'umunsi wo kuvuza impanda. Aya mezi 3 abantu benshi barayasoma. Reka tubanze dusome iryo somo, Amosi igice cya 4 umurongo wa 7. Kandi nabimye imvura, hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera, nahaye umudugudu umwe imvura, ntuma uwundi utayibona. Umurimo umwe waguwemo n'imvura, undi uyibuze uruma. Biratangaje. Aya magambo arakomeye ngo nuko abo mudugudu 2 cyangwa 3 bajyaga banywa kunywa ku mazi mu mudugudu umwe ntibashira inyota, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, kandi abantu benshi bayashingira bakavuga bati ntureba Isirayeli izimye imvura habura amezi 3 isarura rikagenza gute, isarura rikagera. Ariko reka abantu bitonde, aya mezi 3 niyo yari hagati ya Pentecote ndetse n'iki, kandi bitwabibonye nka cyagiye kimeshye. None se tuvuye kuri Pentecote kugeza igihe umunsi wo kuri wo kuvuza impanda wabereye, ko turi mu bijyanye n'ubuturo bwera, abantu ntibakajyana ibintu mu myumvire yabo ngo bisobanure uko bashaka, turi mu bijyanye n'iby'ubuturo bwera. None ikibazo, mbese koko igihe cy'inzara cyarabaye twabibonye. Iki rero nicyo gihe bavugaga, kandi ntago yari inzara ya burundu ku bantu bose, ahubwo hano haranditse ngo umudugudu umwe wabonye imvura. Hagiye abantu bahita bavuga ati imvura ni mwuka wera. Nibyo ni mwuka wera, ariko ibyashwe 11 hatugaragariza yuko ngo abahamya mu gihe cyo guhanura kwabo imvura ibitari kugenza gute, ibitari kugwa. Ntabwo ibitari kugwa ahantu hose, ahubwo bimeze bite? Haranditse ngo umurimo umwe waguwemo imvura. Hari ibihugu bimwe byakiriye ubutumwa bwiza, hari bw'abagorozi bwa giprotestani cyane. Hari n'ibindi bihugu byagiye bibwanga, kandi ibihugu byabwemeye byateye imbere, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabayeho muri icyo gihe itera imbere, ibihugu by'Ubudage bitera imbere, Ubwongereza butera imbere. Ariko hari n'ibindi bihugu byagendera gute, byabwanze, Espagne ndetse na Portugal. Ibyo ni ibihugu by'urugero. Kandi kuvuga Ubufaransa ubanza ari bwo bukuru. Yego, Ubufaransa nibwo bukuru, kandi Ubufaransa abantu bashobora kububona igihamya kiri jambo rivuga ngo umurimo umwe wabuze imvura ugenza ute, uruma. Ibyo byawe muri cya gihe cy'amezi 3 ariyo yari hagati yo kuvuzwa kw'imanda ndetse n'iki na Pentecote. Pentecote yarabaye hashize igihe gitoya, hahita hatangira ibi bihe by'amapfa akomeye cyane. Nta gushidikanya rero ko ibi biterekeza ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kuko ibi ngibi ni ibihe bifitanye na wa mwaka ugendanye n'ibyinga cyangwa se n'umwaka wera. Niyo mpamvu bikwiye gushakirwa mu buturo bwera. Byerekeza rero kuri iriya myaka 1160 y'ubutware bw'ikirenga bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. N'uburyo abantu bakiriye ubutumwa bw'ubugorozi Imana yagiye ibagezaho. Urakoze cyane kugaruka kuri ayo magambo yatwerekaga bya bihe bibanziriza umunsi mukuru wa Pentecote wo kuvuza impanda. Urakoze kandi kudusobanurira ibyo kuvuza impanda. Ese ari amagambo asoza iki gice cya 10 watusobanuriye cyo mu byahishuwe, yaraza kutubwira iki? Reka dusoma aya magambo Eric. Aya magambo asoza igice cya 10 umurongo wa nyuma, igihe Yohana yaramaze gusharirirwa. Wibuka icyo bishushanya ni ugucika intege ko mu cya 844. Arambwira ati ukwiye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Cyangwa ku musozo w'iki gihe hagombaga kubona ku muhanuzi, ubuhanuzi kandi buvuye muri icyo gihe mu mwaka w'icya 844. Mbese mu batangije b'itorero ubuhanuzi bwaragaragaye muri Ellen G. White, niho ibi bintu byuzurira. Kandi hari n'ubuhanuzi bwatanzwe bwo burebana n'icyo gihe, ubuhanuzi bw'abamarayika 3. Yego. Ese ubwo buhanuzi nabwo burareba iri tsinda ry'abantu? Wamfasha ugasomeramo abantu bagomba guhanurirwa baribo? Nta gushidikanya aya magambo avuga ngo arambwira tukwiye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Nta gushidikanya byerekeza kuri ubu buhanuzi bwo mu byahishuwe igice cya 14. Vuga ngo nuko marayika wa mbere, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira bari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose
n'amoko yose. Eric, reka ibi bihe tubitandukanye kugira ngo abantu bumve neza ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwagombaga kuvuga muri iki gihe koko. Marayika wa mbere bwagombaga kuvuga nyuma ya cya gihe cya ya myaka 1160. Iyo dusomye mu byashuro 11 tuhasanga abahamya babiri ngo bahanura mu gihe cy'amezi 40 nangahe nabiri cyangwa se iminsi 1160 bambaye ibigunira. Ku musozo wo guhamya kwabo umurongo wa 7 ngo inyamaswa yarazamutse irabica. Igenzi ite? Irabica. Ibi byashushanyaga ibyabaye mu Bufaransa burwanya Bibiliya. Nyuma y'imyaka 3 n'igice umurongo wa 11 nako iminsi 3 n'igice umurongo wa 11 ariyo myaka 3 n'igice ya gihanuzi. Iyo minsi 3 n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo bahera ko barahaguruka ubwoba bwinshi butera babibonye. Uvuze ngo Bibiliya yongeye kugenza gute kugaruka. Umurongo wa 12 bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira ati nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru abanzi babo babireba. Icyitonderwe Eric, abahamya ntabwo bakiri hano ku isi, ntabwo bacyambaye ibigunira. Bagiye mu ijuru ku musozo w'imyaka 1260. Ubutumwa bari buze kuza kwigisha nyuma y'iki gihe ntabwo bari bubwigishe nk'abari ku isi, ahubwo bagomba kuza ari marayika uguruka aringanije iki. Bivuze ngo ubutumwa bwagomba kuboneka igihe ku musozo wa cya gihe abantu abahamya bahizwe ariyo myaka 1160 igihe cy'ubutware bw'ubupapa. Ibi rero byagomba kugaragara kandi nta rindi tsinda ryaba rigomba kuvuga ibi ngibi uretse itoro ry'abadivandisi umunsi wa 7. Yego birakomeye cyane. Ahari tuzasubukurira ahangaha twari tugereje dusuzume neza iby'icyo gihe. Yego Imana biratangaje nk'uko wabivuze kandi biri kuri gahunda. Urumva ko turi kototera igihe kidasanzwe, igihe cy'urubanza. Mwibuke kandi iki ngiki yuko iminsi mikuru yo kuvuza impanda wategurizaga umunsi mukuru w'impongano, ariho tuzasangamo ikidasanzwe cyerekeranye n'umurimo Kristo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru. Sinzi icyo ubwira abantu b'Imana twaganiriye muri uyu munsi. Reka tugire icyo tubabwira gitoya cyangwa se kinini bitewe n'uko abantu bumva cyangwa se barambiwe. Ariko hano turi kubona ahanurira amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Marayika wa mbere aza afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose abubwira amahanga yose, imiryango yose, indimi zose n'amoko yose. Ibi rero nta gushidikanya byerekeza ku gihe kimwe ko bibayeho nyuma y'uko Yohana amaze kurya agatabo. Kandi ibi rwose nta gushidikanya birahuza rwose, birahuza cyane, nta muntu ushobora kubishidikanya kereka utiga ijambo ry'Imana. Ndetse marayika wa kabiri abwira abantu kwirinda ko Babuloni iguye. Marayika wa kabiri abwira abantu ko Babuloni iguye, kandi marayika wa gatatu aburira abantu kwirinda kwakira ikimenyetso cya nyamaswa. Ibi rero bitandukanye n'abahanuzi b'ibinyoma muri iki gihe, aho umuntu azaka kubwira tumva rero ngiye kuguhanurira, ugiye kubona imodoka nziza, ugiye kubona visa, ugiye kujya muri Amerika. Ariko Eric, kubera iki kibazo, kubera iki abantu uyu munsi wa none ari bingibi bahanze amaso? Ntabwo umuhanuzi nyakuri ashinzwe kujya guhanura umuntu ku giti cye. Oya, ntabwo umuhanuzi nyakuri ari icyo ngicyo ashinzwe. Aho umuhanuzi nyakuri ashinzwe gucyaha, ariko agacyaha ibyaha biri mu bantu muri rusange. Kwirirwa rero atakaza igihe ku muntu umwe ngo burewe ngo Imana yakunyeretse, rero buriya ntabwo uzongera kwambara imyenda icitse, ahubwo ugiye kuzajya wambara kositimu. Ibyo ntabwo ari ibintu Imana ikwiye gutakazaho igihe. None se muri sosiyete y'abantu ntabwo abantu bazi neza yuko nibakora bakagira amafaranga bazambara imyenda myiza? Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi neza. Ndetse aba bahanuzi b'ibinyoma Imana yahanuye ibyabo hehe? Mika yahanuye iby'abahanuzi b'ibinyoma Eric mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 11. Mika hari ikintu yabavuzeho. Yaravuze ati umuntu ugendana umwuka w'umuyaga n'ururimi rubeshya akavuga ati ngiye kubahanurira ibya vino n'ibisindisha, niwe muhanuzi ukwiriye ubu bwoko. Biratangaje kubona umuntu ugendana ururimi rw'umuyaga n'ururimi rubeshya, umwuka w'umuyaga n'ururimi rugenje gute, ngo niwe muhanuzi ukwiriye ubu bwo, akavuga ati ngiye kubahanurira ibya vino n'ibisindisha, ngo niyo. Eric, biratangaje. Abantu bamaze gusinda amaganya y'isi. Uyu munsi wa none iyo hagize umuntu ubyuka akajya ku mbuga nkoranyambaga, yarangiza akaza avuga ati ubutegetsi bwa kanaka bugiye kugenza gute, bugiye guhirima. Abantu ubona bamukurikiye cyane ariko badashobora gusoma ibyahishwe 14 ngo barebe ubutumwa bubareba bw'ikibazo kigiye kuba ku isi yose. Buri muntu wese yego umuntu arabyuka akavuga ati nimwumve ibintu Imana yabambwiyeho, ti hagiye gutera inzara, ibintu nibi tinyaboneka mugire muri, ukabona abantu bamukurikiye. Uyu muhanuzi rero uhanurira abantu ibintu bigendanye n'amaganya y'isi w'ururimi rubeshya, ngo niwe muhanuzi ukwiriye ubu bwoko, kuko bwanze Imana, kuko n'abantu banze Imana. Eric,
abahanuzi b'uyu munsi wa none bameze batya, ni abahanuzi bo guhanura iby'amaganya y'isi no gusinda iby'isi, kuko izi nzoga nta zindi bavuza ngaha, ni inzoga z'iby'isi nyine, sibyo? Ko Yesu yabwiye abigishwa ngo mwe kuremerwa n'ivutu n'amaganya no gusinda, umunsi w'Uwiteka ukazabatungura. Abantu ntibiteguye ibigeneye n'umunsi w'Uwiteka, ngo bari gusinda amaganya y'isi. Abahanuzi babo haza akababwira ati mugiye kubona inzu, ayo ni amaganya y'isi yuzuye mu bantu, kuko ubahanurira nawe hari igihe ukuboko kumwe kuba kuri gufata Bibiliya, ukundi kurimo kubabwira ati ndashonje nimugire icyo munkorera. Nta muhanuzi w'ukuri ujya guhanurira abantu ngo bisabe yuko babanza kugenza gutanga amafaranga. Abo n'abahanuzi b'inyuma. Umuhanuzi nyakuri rero Ibyashiwe 14 arimo arabwira abantu ngo muramye iyabaremye, nimuyiramya izabamara ubukene. 2, mutandukane n'ibinyoma bya Babuloni. 3, mwitegure mwirinda akaga ko kuramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, ari byo bigiye kuzanira umujinya w'Imana abatayumvira. Uwo rero niwo mutwaro wo muri iki gihe w'umuhanuzi nyakuri, kandi ni ubutumwa buguruka buringanije ijuru, umuntu yabasha kububona muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe aho yashaka kujya hose. Kandi ubwo nabwo butumwa turimo tubwira abantu ko n'ubutumwa bw'urubanza. Ese Eric, natwe turimo turavuza imanda, nta ushidikanya ko turimo tuyivuza, kubera yuko abantu bakeneye kuburirwa iby'umurimo Yesu arimo akora, kandi ukaba ari umurimo ugiye kugana ku musozo. Nge nawe dukeneye kwihana no kwitegura kugira ngo tutazasafatirwa imyanzuro ishingiye ku myitwarire mibi twabaye dufite. Yego, Imana ibidufashe mu izina rya Yesu. Amen. Gushimiye umwanya tumaze tuganira kuri aya magambo meza, amagambo yari yerekeranye n'umunsi mukuru wo kuvuza impanda. Tubonyemo amateka menshi cyane, amateka yahuranya ibinyejana byinshi birimo igihe cy'umwijima, uburyo Imana yarwanye ku ijambo ryayo, imikorere y'abantu b'Imana mu gihe cy'Uprotestani, abagorozi, bikambukiranya twongera guhabwa Bibiliya kandi ikongera gumbumburirwa isi, abantu bagatekereza kuri Kristo wenda kugaruka kugeza uyu munsi. Ubwo rero tuzasubukura tureba umunsi mukuru wa 6 uzakurikiraho, ari wo munsi mukuru w'impongano. Imana ibidushoboze izina rya Yesu. Amen. Kandi ngiye ko uzishimira kongera kubana natwe. Nta gushidikanya ko Imana ikindinze tuzabana. Yego. Reka udusoreze n'isengesho. Kadusenge. Mana yacu turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uko buryo wayoboye ibyabayeho mu mateka, kandi nubwo byagaragaye nko gutsindwa ku byabaye mu cyamagana 144, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza intsinzi yawe no kugira ngo ukomeze kwizera ku bwoko bwawe. Nuko rero dushingiye kuri biriya, uduhe kwizera yuko byanze bikunze no kumenya ko mu buzima ntabwo tuzagera ku byo twiteze iteka ryose, ahubwo hazagerwaho umugambi wawe nk'uko wasohoye mu cyamagana 144. Rero uduhe no kwiringira ubushake bwawe mu byo tunyuzamo uyu munsi wa none, kugira ngo nitutagera ku byo twashakaga twe gucika intege, ahubwo dukomeze tukwiringire. Ngaho rero ukomeze kutuyobora kuri buri ntambwe mu izina rya Yesu. Amen.